twese dusange Yesu dukunda uwo mutima we tumushimire iyo neza ye niwe nshuti ko nyanshuti niwe nshuti ko nyanshuti. Naho isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 37 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 4 n'umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13a n'umurongo wa 17b kugera ku murongo wa 28. Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Isirayeli yikundiraga Yosefu kuruta abandi bahungu be bose, agatsinda yari umwana wo mu zabukuru. Yari yaramuboheye ikanzu y'amaboko maremare. Bene se babonye ko amutonesheje baramwanga, ntibongera kumuvugisha neza. Umunsi umwe bene se bahuye amatungo ya se kuri Sikemu, Yakobo abwira Yosefu atabo muvindimwe ntibaragiye Sikemu, ngwino nkohereze aho bari. Nuko Yosefu agenda akurikiranye bene se, koko abasanga i Dotani. Bamubonera kure atarabageraho, batangira kumugambanira ngo bamwice. Baravugana bati dore wa murose araje, nimuze tumwice ubu noneho tumujugunye muri rimwe muri ariya mariba, tuzavuge ko inyamaswa y'inkazi yamumize, maze tuzareba aho za nzozi ze zizamugeza. Rubeni arabyumva agerageza kumubakiza, arababwira ati twoye kumwica. Rubeni yungamo ati mwimena amaraso, ahubwo ni mumujugunye muri ririya riba riri ku gasi, ariko mwoye kugira ikindi mumutwara. Kwari ukugira ngo amubakize azamusubize se. Nuko Yosefu akibageraho baramufata, bamwambura ikanzu ye, ya kanzu y'amaboko maremare, bamujugunya mu iriba ryakamye ritakirimo amazi. Baricara bararya. Bagiye kubona babona urushorerane rw'Abayismaheli bari baturutse i Gilihadi, ingamiya zabo zikoreye amakakama yosa, imibavu n'ishangi, bajya kubicuruza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati kwica murumuna wacu tugahisha amaraso ye bitumariye iki? Nimuza tumugure na bariya Abayismaheli, tutagira icyo tumutwara kandi tuvindimwe dusangiye n'amaraso. Iyo nama bene se barayishima. Haza kuza Abamadiyani b'abacuruzi, Yosefu niko kumukura muri rya riba, bamugura n'Abayismaheli, bamugura amasikeri 20 ya feza. Yosefu bamujyana mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi idufasha kuzirikanira isomo ni Zaburi 105 mu dukubo 104, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 16 kugeza ku wa 21. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje. Mwebwe nkomoko ya Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nuko Uhoraho ateza inzara mu gihugu, ibyo kurya birabura, abanza koherezayo umuntu, Yosefu wari umaze kugurwa bucakara. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Ibirenge bye babibohesha ingoyi, ijosi rye baryambika iminyururu, kugeza ubwo ijambo ry'Uhoraho rigaragaje ko ari umwere. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Umwami ategeka kumubohora, umutegetsi w'amahanga aramufunguza, amugira umugenga w'urugo rwe, umutegetsi w'ibintu bye byose.
nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Naho ivanjiri niyanditswe na Mutagatifu Matayo, umutwe wa 21, umurongo wa 33 kugeza ku murongo wa 43, n'umurongo wa 45 kugeza ku murongo wa 46. Nyagasani Yezu nabane namwe. nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Habwa ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu abwira abatware b'abaherezabitambo n'abafarisayi ati, nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta aba mbere ubwinshi, nabo babagenza batyo. Hanyuma abatumaho umwana we yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi babonye umwana we, barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata, bamwigiza hirya y'imizabibu, baramwica. Aho nyir'imizabibu azahindukirira, azagenzereza ate abo bahinzi? Baramusubiza bati, abo batindi azabica urw'abagome, maze imizabibu ye ayatira abandi bahinzi, bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Nuko Yezu arababwira ati, ntimwigeze musoma mu byanditswe, ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta. Icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza. Nicyo gituma mbabwira, ingoma y'Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Abatware b'abaherezabitambo bumvise imigani ye, bamenya ko ari bo avuga. Nuko bashaka kumufata, ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, igisibo ni urugendo rw'iminsi 40 dukora mu kwemera turi kumwe n'Imana, rukaba rutuganisha mbere na mbere ku munsi mukuru wa Pasika, ndetse n'iwacu mu ijuru kuri Pasika nshya yo mu ngoma y'Imana. Muri icyo gihe cya Pasika duhimbaza iyobera ry'ububabare, urupfu n'izuka bya Yezu Kristo umukiza wacu. Uru rugendo rwashushanyagwa n'urugendo umuryango w'Abayisiraheli bakoze mu butayu bava mu Misiri, mu bucakara, berekeza mu gihugu cy'isezerano. Natwe rero umuryango mushya w'abemera turukora tuva mu bucakara bw'icyaha n'urupfu, twerekeza ku mutsindo w'ibyo byombi, tukakira ubugingo bushya kandi buhoraho iteka. Amasomo matagatifu twumvise
aratwereka ibintu bitatu dukwiye kureka kugira ngo iki gihe kizaturumbukire imbuto nyinshi. Icya mbere, tugomba kwirinda akamenyero no kunangira umutima. Mu by'ukuri, nubwo buri mwaka dukora uru rugendo rwo kwihana, nta rugendo rusa n'urundi. Haba hari umwihariko wa buri mwaka. Icya kabiri, kwirinda gutambamira umugambi no gushaka kw'Imana, kubera ko byanze bikunze icyo Imana ishaka kirakorwa haba mu ijuru ndetse no ku isi. Icya gatatu, kwirinda ishyari n'indi mizi y'ibyaha ishamikiyeho nko kwiba no kwica. Bavandimwe, mu ivanjiri yanditswe na Matayo, Yezu yaciriye umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi, abatware b'abaherezabitambo n'abafarizayi. Mu by'ukuri, Yezu yashakaga kubaburira ngo badakomeza kubaho mu kamenyero ko gukurikiza amategeko buhumyi. Ako kamenyero kabageza mu kunangira umutima, kugeza n'aho batambamira ugushaka kw'Imana kubera ishyari no gukunda iby'isi. Bavandimwe, icyo Imana ishaka ni uko abantu bakwakira umukiro yabateguriye mu mwana wayo Yezu Kristo. Nk'uko Yozefu twumvise mu isomo rya mbere, yabereye abavandimwe be isoko y'umukiro, nubwo batari babikwiye kubera ubugambanyi n'ubuhemu bwabo, nk'uko twabyumvise ko bari bamugurishije mu Misiri kubera ishyari. Ni nako Yezu Kristo yabereye isoko y'umukiro abantu bose, atitaye ku byaha byabo n'ububi bwabo. Bavandimwe, iki gisibo kitubera umwanya ukwiye wo kwemera kugarukira Imana no kwemerera Imana ikatwigarurira, bityo tukareka kunangira umutima, ahubwo tukakira ugushaka kwayo, kandi tukinjira mu mugambi wayo wo gukiza abantu no kubaha ubugingo buhoraho muri Yezu Kristo wigize umuntu, akababara, agapfa, kandi akazuka ngo adukize icyaha n'urupfu. Nyagasani Yezu nabane na